Bos Primigenius Taurus. Iryo ni izina ry'ubumenyi mu Kilatini ryahawe inka nk'itungo ngandurabukungu mu muryango wari waratindahaye, rikaba itungo nshimangirabukungu mu muryango utengamaye. Kuko inka itanga umukamo, ifumbire, n'iyibazwe haboneka inyama zo kurya. Inka zifite amoko menshi, ibyo twese turabizi kandi ntitubitindaho. Icyatuzinduye twebwe ni ukurebera hamwe ishusho ngari y'inka z'inyambo, uko zageze mu Rwanda zikahindura igicumbi cyazo, zikigarurira imitima ya benshi bakazikunda bakanazubaha ku buryo zihinduka kimwe mu birango by'ubukungu mu muryango nyarwanda. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twiz. Ngaho ni mumbere intwari mu ntega amatwi, munyumve neza mbaviri muza amateka nifashishije inyandiko zibumbatiye amateka y'u Rwanda rwo hambere. Mubari ni mu burasirazuba bw'u Rwanda hitwa ku rutare rwa Kinani. Bivugwa yuko ariho umwami Gihanga yamanukiye ava mu ijuru. Gihanga niwe mwami wa mbere wabayeho mu bami b'ibimanuka. Abo bami b'ibimanuka amateka avuga neza yuko baturuka mu ijuru. Ku rutare rwa Kinani kandi Gihanga hagera hari hatuwe n'abazigaba hayoborwa n'umutware witwaga Kabeja. Icyo gihe hari ubundi bwoko bwari bufite imbaraga, bukungahaye bumeze nk'aho ari bwo buyoboye. Ubwo bwoko ni Abarenge. Abarenge ni Abasinga. Ariko ibyo ntibivugwaho rumwe n'abahanga bakaba inzobere mu mateka y'u Rwanda. Bamwe bavuga yuko Abarenge ari ubwoko kwabwo, abandi bakavuga ko Abasinga nabwo ari ubwoko kwabwo. Abasinga ubundi bivugwa yuko aribo basangwa butaka. Ahangaha ndashaka byumvikane neza rero. Abasangwa butaka sabatwa nk'uko musanzwe mubyita. Ahubwo abari abantu iyo muvuye ikantarange muza musanga kuri ubwo butaka barahavukiye bigatuma bitwa abasangwa butaka, bisobanuye kavukire z'aho hantu. Nuko Abanyiginya bakomokamo Gihanga baje basanga Abasinga aribwo bwoko bufite abantu benshi, buzwi kandi bwubashwe kubera ubutunzi bwari bufite. Mu 1191 Gihanga yimye ingoma, ahanga igihugu kiyoborwa n'umwami cyitwa u Rwanda. Yitwa Gihanga Ngoma Ijana nk'izina ry'ubwami, ateza imbere ubuhinzi n'ubworozi, ahanga ubwoko bushya bw'inka z'inyambo. Mu guhanga inka z'inyambo hakoreshwa ubuhanga budasanzwe mu kubangurira ngo zitwe umwihariko w'u Rwanda. Inyambo ni inka usanga mu Rwanda gusa, nta handi wazisanga. Niba wari uzi ko inka zose z'inyarwanda ari inyambo, aho uribeshya cyane. Inyambo zabaga mu rugo rw'umwami, zikagomagira zitambagira mu birori by'umwami. Nta wundi wabaga yemerewe gutunga inyambo keretse wenda nk'umugaragu w'umutoni ku mwami, kandi nawe nuko yabaga yaragabiwe n'umwami ku giti cye. Inka z'inyambo cyari ikimenyetso cy'umuntu w'umukire kurusha abandi wagwije imitungo. Ibyo biterwa n'igihe byatwaraga n'inzira byacagamo kugira ngo haboneke inka y'inyambo. Ibyo byose nibyo byahaga agaciro inka z'inyambo gahambaye kurusha indi mitungo yose yari iriho muri icyo gihe. Aho wakwibaza uti kugira ngo haboneke inka y'inyambo byacaga mu zihe nzira? Reka mbikubwire kuko nicyo cyanzinduye. Aha tugeze ndagira ngo unyumve neza, utege amatwi witonze kugira ngo udasigara. Bafataga imfizi y'inyambo ikimya inkuku bikabyara inka z'ibigarama. Ibigarama bikimywa n'imfizi y'inyambo bikabyara inkerakibumbiro. Inkerakibumbiro bakayibangurira ku mfizi y'inyambo ikabyara imirizo. Imirizo nayo bakayibangurira ku mfizi y'inyambo ikabyara ingegene. Ingegene ikaba ari nayo nka yabaga ari inyambo yuzuye neza. Ubwo buhanga n'ubugenge bwo kubangurira inka bwaramye imyaka myinshi mu Rwanda, kandi bwiyongera ubutitsa bunagwiza inka z'inyambo mu gihugu. Inyambo ni inka zigaragaza umubyimba munini n'amahembe manini kandi maremare. Kubera imihindagurikire y'ibiherero, inka z'inyambo zigenda zikendera. Ubu inyambo zisigaye hake mu Rwanda nko mu Rukari Nyanza. Iyo ukigera i Nyanza mu Rukari, ubona ishyo ry'inka akenshi na kenshi ziba zitamirije inkindi ku mahembe no ku rwakanakana. Ukihagera ziza zigusanga ugatangazwa n'uburyo zigira imico myiza kuko ubwazo zikwakirana urugwiro. Izi nka ziba zaratojwe ku buryo butangaje. Buri nka ibizi izina ryayo, abatahira bazo
barazihamagara zikitaba mu buryo butangaje. Ni inka zatojwe gutambagira mu birori no kugira imico myiza, zikamenya no gusabana n'abantu. Nubwo waba utinya gukora ku nka rero, ntibikugora kuyikoraho. Urayagaza, ukayikora mu mahembe, ukifotozanya nayo nubwo waba uri umwana mutoya. Izi nyambo ni inka zikunze kugaragara cyane mu birori ziyerekana mu buryo zatojwe. Ku batazizi, ntibiyumvisha uburyo zitozwa kwiyerekana bimwe twita mu ndimi z'amahanga defile. Mu bwiza zifite, zikamenya inzira zicamo kandi zikagaragaza ibyishimo ku bazireba. Gufata umwanya wawe ugakurikirana ibiganiro byacu ni iby'agaciro gakomeye, turagushimiye. Kora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu. Gira uruhare kandi mu biganiro byacu twandikira muri comment. Njye wumvaga ni Roger Twiz. Ciao.